nkumva no mu buzima bwanjye busanzwe nkumva nkundanye n'abakobwa, nkumva igitsina gabo, nkumva igitsina gabo, nkumva ntikindi mu maraso. Byaragoranye kugira ngo icyo kintu kigerweho. Nagiye kumusura ahantu yabaga yarikodesherezaga. Ibera ku gitsina. Wese nk'umukobwa kuri mugenzi wawe ukururwa n'iki kandi ibyo bafite nawe uri? Tubwire nk'ikihe gice kabisa urebe ukavuga uti hari abakobwa bashobora kuryamana n'umuhungu bakanaryamana n'umukobwa? Birashoboka rwose. Ubu urabikora ukanezerwa rwose cyane. Ahubwo hari umuntu warimo kumamagara kuri telefone mbaza gahunda nagiyemo, niziye ko nakubuze meze bitetegwa uze, narambiwe nyine. Ubu uri muri mudurage cyane. Dukumishano ubuntu buganze Kunama TV. Ikaze inshuti bakunzi b'Inama TV, twongeye nanone kubatumirira umutumirwa muri cya kiganiro mwari mwakunze kubera amatsiko mwari mufite ku bigendanye n'abaryamana bahuje ibitsina. Uyu munsi twifuje kugirana ikiganiro n'uw'igitsina gore, aratwibwira hanyuma tumubaze bya bibazo byose mwaciye mu gikari mukatubaza. Amakuru yawe watwibwira? Nitwa Tuyishimire Clarissa kandi wo mu karere ka Huye. Karari, umuntu akubonye kwabona nyine uri umukobwa mwiza kandi ni nabyo umuntu aribaza nukuri uryamana na mugenzi wawe w'umukobwa? Urabikora bigakunda? Nibwo buzima wibereyemo ubona ari byo bikorohera? Yego ndabikora kandi mbona nta kibazo binteye, nta kibazo. Gumana mikoro nta kibazo, genda vuga cyane. Rero yakwibaza ese wowe nk'umwana w'umukobwa wenda hari imyaka umuntu aba arimo akaba adafite ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo akagira nyine imyaka y'ubugimbi umuntu ageramo agatangira kugira abo yifuza, agatangira kugira abarota, rimwe na rimwe baba ari kumwe nabo bakamukurura. Wowe byaje gute? Byatangiye gute? Ujye ubyibuka uko byaje kugira ngo utwarwe n'icyo kintu? Ndabyibuka. Tubwire uko byagiye. Njyewe ukuntu nakuze ngendana n'abana b'abakobwa, ariko nkumva no mu buzima bwanjye busanzwe nkumva nkundanye n'abakobwa, nkumva igitsina gabo, nkumva igitsina gabo, nkumva ntikindi mu maraso. Henda niba navuga ngo nakuranye imisemburo yo kumva nkunze umuntu duhuje igitsina, nuko nisanze. Gusa numva bitambangamiye, numva nta kibazo binteye, ariko abantu tubana nabo muri karitsiye bibatera ikibazo, bafatise kubera icyo uriya muntu akundana n'abantu bahuje, barabizi. Nuko ariko njye mba numva nta kibazo cy'ibyo mfite mu buzima busanzwe. Unyemereye nkakubaza umunsi wa mbere ukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mugenzi wawe, niwe wabigusabye? Niwe wabiteyemo intambwe ya mbere cyangwa niwe wabiteyemo intambwe ya mbere? Njye wabiteyemo intambwe ya mbere. Niwe wabiteyemo intambwe ya mbere. Yabyakiriye ate iyo ntuze iyo shusho uwo munsi byagenze gute? Gerageza tubwire kugira ngo undi mukobwa ushobora kuba ameze nkawe amenye ngo bigenda gute. Naramubwiye ati njye ndumva ngukunda. Mbwate se nkunda mu buhe buryo? Njyewe mba numva nkukunze cyane. Ti gute se? Ti ni gute abantu babiri bahuje igitsina bagomba gukundana? Ngenda mbimushyiramo gake gakenya, mbona arankundiye, arabyumva. Nuko byagenze, arankunda nanjye ndamukunda. Harahari gusa ntago yabashije kuba yaboneka, afite akazi i Kigali, ariko arahari. None se kumukunda ndabyumva, nyine kugira ngo mugere kuri ya ngingo nyine twita imibonano, ntago byagoranye? Byaragoranye kuko twarasangiranye, twakundana kuba turi kumwe, tugasangira, tukajya mu kazi gutyo. Byaragoranye kugira ngo icyo kintu kigerweho. Byagenze gute?
ni igiki cyagoranye nyine byagenze gute? kubimwumvisha kumva ko icyo kintu tugomba kugikora turi babiri njye nawe. Nagiye kumusura ahantu yabaga yarikodesherezaga, turabikora nyine. Arambwira ati si ibi bintu ntabwo nari nzi ko ibi bintu byashoboka. Ndamubwira ati birashoboka, ariko urumva byaciye mu nzira ndende kugira ngo abyiyumvemo. Njye numvaga ko bindimo, ariko nawe yaje kubyakira aratuza arihangana. Kubera iki? Yarambwiye impamvu nkubwira ngo yarihanganye, we icyo kintu yumvaga ko kidashoboka. Nabimubwira ntabyumve, ndamubwira ni bino bintu birashoboka. Gerageza usobanurire ukuntu umunsi wa mbere we bwari ubwa mbere yakoze imibonano mpuzabitsina. Yego. Nawe bwari ubwa mbere? Oya, njye ntabwo bwari ubwa mbere. Wari warayikoranye n'abahungu? Oya, n'undi mukobwa nanone. N'undi mukobwa? Ngiye nicyo nshaka, ndashaka inkuru yawe bwa mbere ukora imibonano mpuzabitsina. Okay. N'undi wayigukoresheje cyangwa niwe wabigizemo uruhare? Uwo wundi wo twabonanye niwe wabigizemo uruhare, ariko uwo wundi nanjye nabonanye nawe njye wabigizemo uruhare. Uwo mwabonanye se ari we wabigizemo uruhare? Yari asanzwe abimenyereye cyangwa nuko mwakuruwe n'imibiri mwese mukarwana? Oya, yari asanzwe abimenyereye kuko we yabaga ni Kigali. Ubu se uyu munsi ntabwo urigera ugira intambwe yo kuryamana n'umuhungu ngo wumve uko bimeze? Mba numva bitanashoboka rwose. Ntabwo urabikora na rimwe? Ubwo niki kikubwira yuko ukunda abakobwa utararyamana n'umuhungu ngo wumve uko bimeze? Mba numva nabigerageza nkabikora, ariko nanone nabitekereza nkumva bihise bimva mu maraso. Niba ari imisemburo umuntu aba afite y'iyo gahunda sinzi, nanjye byaranyobeye. Ariko nyine gusa nk'umuntu ubana n'abantu mu rugo biba bigoye. Bamwe bavuga ko ari uburozi, ngo barakuroze ntabwo uri muzima, ariko nyine nabo baratuje barabyakira. Kubera ko hari abantu muri karitsiye baba batuzi, nk'iyo batubonye gutyo tugiye haravuga ati buriya baragiye ngabo gutyo. Nuko ufite ababyeyi babyakiriye gute bamaze kumenya yuko uryamana na bagenzi bawe? Baduhaye akato, bigaragara nabi, ariko barabyakiriye baratuje. Ariko hari ikibazo nibaza, wenda hari n'abandi bajya babyibaza. Yego. Ubundi ibikorwa byanyu ngo mubigenza mute ko byibuze abahungu baravuga bati umwe aca mu kibuno undi nawe akaza ariko urumva nyine hari inzira byibuze binyuramo bakoresha bajyayo, sibyo? Yego. Mwebwe se mubigenza mute? Ndumva kubivuga kuri mikoro bigoye uburyo tubigenza. Ndumva kubivuga mu mvugo ziyubashye, ariko tubimenye bigenda gute? None se icyo gikorwa gikorerwa he? Gikorwa n'iki? kubivuga kuri mikoro ndumva bigoye pe. Ibyo ngibyo byo iryo ni ibanga ryanjye n'uwo muntu tubikorana. Numva kubivugira kuri mikoro ibyo navuga n'ibyo ntavuga kuri mikoro, ndumva ibyo bintu kubivuga biragoye. Kubikorana nawe biragoye, ariko turabikora bigakunda. Ariko ibyo byose si umwihariko wanyu wenyine, n'abandi bakobwa bose baba lesbienne bakora imibonano mpuzabitsina na bagenzi babo babikora mu buryo bwanyu. Nyine bikorwa gute? Nkanjye utabizi n'undi mukobwa utabitekereza yakumva yuko bibera he? Bibera ku gitsina? Bibera ku gitsina. Bibera ku gitsina. Bikagenda gute se? Okay, uramukoraho ukamera nk'umuntu uri kumukarisa, ukamuryamaho. Hari ibindi bintu dukora kugira ngo nyine wumve kunezerewe ukanarangiza. Nukuri mwembi? Okay. Abakurikira ikiganiro nizere yuko kirimo kiraribwa n'ubundi n'abantu bakuru nk'uko tuba twabyifuje, kandi nawe bikabidufasha. Yego. Hari ibyo tutari buvuge biri nyandagazi, ariko hari nanone n'ibisanzwe buri wese azi tubona. Umugabo n'umugore iyo baryamanye, umugabo hari ibyo akora n'umugore hari ibyo akora, hanyuma urugwiro n'urukundo bagiranye
bityo gikorwa rukaza gutuma bombi bashobora kurangiriza rimwe cyangwa se umwe agategereza undi ku yindi nshuro bigakunda. mwebwe se ibyo bikorwa mukora byo gukorakoranaho no gushimishanya mubikorera rimwe n'ishusho y'ukuntu bigenda? Ntabwo ari ngombwa kumbwira ngo dukora aha, sibyo? Ariko ushobora kumbwira kugira ngo tugire iyo shusho. Biba bimeze nk'uko nanjye mbikubwiye ngo umugabo n'umugore umwe akora ibyo undi agakora ibyo, ariko babikorera igihe kimwe. Yego. Mwebwe biba bimeze bite? Okay, uko tubigenza urabikora nyine, wowe warangiza mbere akakubwira ati mbabarira umfashe wihangane ntanjye numve ko narangiza. Akamubwira ati siko numva naniwe, turabigenza gute? Mu kuvuga ngo mwembi mushobora guhana uwo munezero mu gihe kimwe mukaba mwarangiriza rimwe. Biranashoboka ko mwarangiriza? Birashoboka. Bitewe wenda n'iminota mwafashe mutegura. Atari nko kuza ngo uhite uvuga ngo ndagufasha aka kanya, icyo kintu tugiye guhita tugikora. Oya, turabanza tukitegurana. Ese uwo mukunzi wawe ntabwo we ajya abonana n'abahungu? Oya, nawe ntabwo abonana n'abahungu. Bijyayo se ko umukobwa ashobora kuba akora imibonano mpuzabitsina? Ejo bundi mu kiganiro twagiranye na bagenzi bawe b'abahungu harimo watubwiye yuko afite umuryango, uyu munsi afite urugo, afite n'abana, sibyo? Yiha akabyizi mu rugo, ariko hari n'igihe ahura n'abasore bagenzi be nabo akinyagambura. Uyu munsi hari abakobwa bashobora kuryamana n'umuhungu bakanaryamana n'umukobwa? Birashoboka. Hari uwo waba uzi? Arahari. Hari uwo mwe mwaragiranye ubucuti kandi abikora byombi? Ntabwo twagiranye ubucuti bwo kuba twabikora, ariko yarabinganije arambwira ati jye nabikoze kandi birashoboka. Kandi nanone nkumva n'ubundi wa mukobwa mugenzi wanjye n'ubundi ndacyagomye kumukunda. Hari ikibazo nabajije abahungu nawe reka nikubaza. Ubu ngubu uramutse usuye umuryango bakavuga bati umukobwa runaka yaje kandi ari burare, bakakubwira bati po ntabwo bituvuna genda urare mu bandi bakobwa, bakaguha icyumba nyine kirimo n'undi mukobwa mugenzi wawe mutarimo naziranye, ariko nyine wenda bagiye mu minsi mikuru cyangwa se bibaye ngombwa nyine kurara mu uwo muryango, bakaguha umukobwa murarana. Twiga abagabo iyo turaranye n'abantu b'igitsina gore akenshi biragoye ko umuntu yasinzira atagize ibyo byiyumviro byo gushaka imibonano mpuzabitsina, sibyo? Byaba byarakubayeho? Byagenze gute? Wiyumvaga gute? Okay, ibyo byambayeho ariko numva ntakwishimiye, ntabwo ibyo bintu nabitekereza ngo ndabikora. Twaryama bugacya, imibiri igakoranaho bugacya cyane, numva mu maraso yanjye utandimo, ntabwo nabikora. Ese igikurura ku bakobwa ni iki? Ni umuntu mba nishimiye, numva nkavuga ati kino kintu twagikora kikagenda neza. Ntabwo ari umuntu wese nabona nkumva. Urebera iki? Ureba kuki? Niba ari ibintu biza mu maraso sinzi ukuntu bigenda, nshaka gukora nkata mvuga ati uriya muntu ndumva mwishimiye, ampaye umwanya twaganira. Yego. Nta musore se urareba ngo ubone aragukuruye rwose ku buryo guhaye umwanya mwaganira? Birashoboka ko byaba, ariko turaganira ariko nkumva cya kintu gisa kigenda, tukamarana n'umwanya tugasangira, ariko natekereza wa muntu wanjye nkumva we bise bigenda. Abagabo twebwe iyo tubonye abakobwa n'abadamu bateye neza bafite ibice by'umubiri biranga igitsina gore birakurura. Yego. Hari n'ibyo mugeraho mukamenya yuko ari ibyo kubika nk'ibanga, ari mu gituza, ari ku myanya ndangagitsina, ndetse n'ibice bihegereye ubona ko nyine abakobwa babibika, kuko iyo umuhungu cyangwa umugabo abibonye biramukurura. Wowe se nk'umukobwa kuri mugenzi wawe ukururwa n'iki kandi ibyo bafite nawe wowe? Tubwire nk'ikihe gice kabisa ureba ukavuga uti ahantu natakaramo? Mu maso, amabuno, guseka neza. Yego. Umushuti wawe uwo mubana mu byumba kimwe ni igiki ubona afite cy'umwihariko cyane gituma rwose
ndavuga uburyo bwo ku mubiri naho umutima bw'abantu baba batandukanye. Uvuga uti rwose n'ahari bimenye iki gice iyo mubonye mva hasi guseka neza n'isura nziza. Abahungu bagenzi bawe rero barambwiye ngo iyo babonye umugabo wifitemo iyo misemburo baramureba bakamumenya rwose ku buryo bashobora no kureba uko asokoje n'uko atambuka n'uko ameze, bagahita avuga turiya muntu ni mugenzi wanjye cyane rwose. barahari no mu nzira cyane, murahura ukamubona rwose ukavuga ati uyu muntu ni inshuti yanjye, nuko ntamuzi abashije kuba yampa umwanya tukaganira. Abameze gute? n'imyambarire murahura rwose. Oya, n'imyambarire hari ukuntu mbona umuntu ateye akavuga ati uno muntu ndabona ateye gutya. Ariko cyane cyane abahungu nibo bigaragaza cyane. Nk'umuhungu uteye umeze nk'umukobwa uramubona cyane, uduherena utuntu hanabitukuza. Abona ko twakoranye ikiganiro bose nta n'ikintu bari bafite kigaragaza nk'ibyo ngibyo. Barahari. None se nuko yenda twebwe hari umukobwa mwaba mwarahuye usibye uriya wowe waterese na wa wundi waguterese? Yego. Hari uwo mwarahuye mwakubitana amaso ukabona mwembi mwatahuranye mwamenyanye bigahita bibaviramo kuba inshuti? Twarahuye ariko ntabwo yari uwino, yari uw'i Kigali. Birangora. Byagenze gute? Okay, twarahuye duhurira mu modoka, ndamubwira ati amakuru ngo ni meza, ndamubwira nti se ko mbona imeze nkanjye, ati nshobora na umukobwa ngo mugenzi wawe nyine. Ndamubwira nti se ko nshaka ko twaganira, ati se urashaka ko tuganira iki? Nyamara ngiye nakwikundiye. ngo hoya njyewe. Aratangira kumbaza ngo uruwahe, ndamubwira ati ndi wihuye, ndamubwira ati ndi w'i Kigali ariko ndihuta nta mwanya mfite. Ancika gutyo. Mpamagaye kuri telefoni kuko twese duhana nimero, ndamubwira ati je ntagomba ndino ntago wapfa kumbona. Ancika gutyo rero. Ariko nawe yari yabitahuye ko ari yo. None se umukobwa mugenzi wawe ujya wiryamanira n'abahungu ariko uyu munsi akaba arebye ikiganiro cyawe akumva hari ibyo wavuze bisa n'ibyawe, yabigenza ate kugira ngo ubashe kwitahura neza no kwiyakira nk'uko wowe wamaze kugera ku rwego rw'uko utanabihishiye? Ngera nsubiremo numve neza ikibazo narimbajije. wowe wageze ku rwego rwo kwigaragaza ko kandi bitaguteye ipfunwe ry'uwuriwe. Undi umeze nkawe utarabasha kwimenya ko ibimubaho ari ibyo ngibyo bikubaho. Okay, ikintu namubwira natanga nimero zanjye akampamagara tukaganira. Ukamwitereta cyane. Ntabwo dushaka abakobwa bose batereta. Oya, ntago ariko bose, ntago ariko icyo nshaka nuko ikiganiro cyacu cyangwa se n'urubuga rwacu Inama TV. Yego. Icyo tugamije ni ukugira ngo abantu bahuguke, bamenye ibintu bibaho mu buzima batari bazi, bityo biborohereze kubaho neza batavunwe n'umutwaro kuko badafite amakuru. Sibyo? Ntabwo nshaka yuko umukobwa w'umulesbienne cyangwa se uwiyumvamo iyo misemburo wese agomba kuba umugore wawe, ahubwo ashobora kuba ari mu gihirahiro. Yakwifata ate? Abigenza ate? Yagisha inama. Se abona yajya kugisha inama. Twebwe turahari, twatanga nimero akaba yampamagara avuga ati nabonye. Urumva hari umuntu ubu nonaha uri muri ikiganiro ari Burundi. Yego. Hari umuntu uri muri ikiganiro ubu nonaha ari Uganda, ari Tanzania, ari Congo, kuko bose bumva ikinyarwanda. Sivyo? Hari n'uri muri Canada cyangwa muri Australia. Ubu umuntu araza kukuvugisha gute? Muraza guhura gute? Sivyo? Twavugana. Nese abantu ntabwo tuvugana no kuri WhatsApp. Yego. Natanga nimero yanjye. Aramutse adafite ubushobozi bwo kuvugisha se yakora iki kugira ngo nawe amererwe neza nkuko nawe uyu munsi wamaze kwiyakira
ukaba ufite imbaraga zijya imbere ya kamera ukabivuga? ko numva bigoye ra ko numva bigoye kuba twahura uwo muntu tukaba twavugana tukamugira inama. Nkibaze mu bundi buryo, wowe ukimenya yuko uri lesbienne, yego, nta mbogamizi wagize? zabayeho, ariko hari abantu twagiye duhura baratuganiriza. Nyine ibyo bakuganirije nibyo bashaka kubaganiriza uwo muntu baratuganirije batubwira ko hari ubuyobozi bugomba kudukurikirana, tutagomba kurenganwa. Hari ikigo se cyangwa se ahandi hantu yajya kubona iyo serivisi yamuganiriza nk'uko nawe bakuganirije? Cyane, barahari mu masantere, baratuzi, hari imiti baduha y'ubwirinzi, baratuzi twebwe. Mwebwe abakobwa namwe baha imiti se? Yego. Nagira ngo bayiha abahungu gusa? Oya, natwe baraduha. Imiti nikora iki, bimeze bite? y'ubwirinzi. Umuhungu hariya yatubwiye yuko babaha imiti ibobeza aho gahunda iri bunyure, sibyo? Kandi nibyo. None se mwebwe abalesbienne, abaryamana bahuje igitsina ari abakobwa, ntabwo muba mumeze nk'abandi bagore bageze ku rwego rwo gushaka imibonano mpuzabitsina ngo babobere nk'abandi? Oya, nabyo urumva iyo miti barayiduha, twese turayifata, tuyifata nk'abahungu n'ubundi, kuko ntabwo barobanura ngo turayiha abahungu, turayinywa. Wowe uri kuvuga imiti ibabuza kwandura? Yego, virusi. Ndi kuvuga igikorwa cy'imibonano. Yego. Oya, iriya twebwe ntabwo tuyikoresha. Byumvikana neza yuko abakobwa bo bahabwa imiti ibabuza kuba bakwanduzanya virusi. Ese iyo ubibona, abahungu bambwiye ibintu ndi kugenda nkubwira ngereranya n'abahungu, abahungu barambwiye ngo hari n'indwara umuntu ushobora kwandura ngo kubera nyine ngo mukora ngo akinyuma, sibyo? Ntabwo n'abahungu. None se namwe abakobwa hari indwara nyine z'umwihariko wanyu nyine nk'abantu bahuza ibintu bimeze kimwe? Simbizi, ukurikira ikiganiro ntagire ngo ni ibindi, ni uko ufite ubumenyi buke kuri ibyo bintu. Nawe ushobora kuba ufite ubumenyi buke. Niba ufite ubumenyi bwisumbuyeho urajya muri komenti utubwire, kuko jyewe n'umwijima wuzuye ntabwo usobanukirwa ngo umukobwa na mugenzi we babigenza gute, noneho menye yuko bashobora no kwanduzanya indwara. Yego, hari indwara z'umwihariko zishobora kwanduzwa hagati y'abaryamana bahuje igitsina ku bakobwa cyane. Iyi zirahari. None se niba tubonana nkarangiza nawe akarangiza, urumva nta ndwara zishobora kuba zavamo? Zirahari. Sida, Mitezi, n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ntazo umwihariko wanyu ziba? Oya, ntazo. Akuse uwo wumva kuko nta munsi uzavuga uti reka nishakire umugabo nibyarire? Mba numva bitakunda, sinzi. Ese ko abandi bakobwa bavuga ngo mu kwezi kwabo hari amatariki bagira yo gushaka imibonano cyane, n'ayandi baba bameze nk'abasinziriye, namwe se nk'iyo mubana, iyo muri kumwe kenshi, hari igihe nyine mushyiramo iyo pose? Yego, ukumva urabishatse uyu munsi, ikindi gihe ukumva ntabyo ukeneye. Iyo mu busanyiza umwe abishaka mu cyumweru gishize undi akabishaka mu cyumweru? Oya, tuba tubiziranyeho. Ntabwo ashobora kumbangama nyine abavuga ati ndabona muri iyi minsi utameze neza, reka mbe nkuretse. None se iyo abantu babaryamana biba ngombwa ko bahuza ukwezi? Cyane, kuko iyo mubana muba mumaze kumenyana imico yanyu uko muteye. Nanjye nubwo ntari umulesbienne ariko urambeshya. Ntabwo nkubeshya. Umva nkubwira ukuntu numva, okay, ariko sinkugisha impaka cyane. Ako njye ndibaza, none se ukwezi kwawe gutangira ku itariki 5? Yego. Na mugenzi wawe kuko muryamana biravuga ko gutangira ku itariki 5? Ntabwo duhuza. Ntabwo muhuza. Uzanatandukanye na cya gihe cy'uburumbuke giteza umuntu kugira ubushake cyane. Ndi kukubaza niba ari mu gihe cy'ubushake, wowe usinziriye bitakurimo bigenda gute? Arihangana, none se yakora iki? Ntago yanca inyuma. Ntago byakunda.
arihangana nyine akandindira ko nta wundi muntu baba baziranye amufite n'abamuzi. ahubwo mise nibaza ko twebwe dufuhira abagore bacu n'abakobwa b'abacuti bacu namwe murafuhira cyane. ubu wafuhira umukobwa mugenzi wawe amubwira ati si buriya muntu simuzi mugirana izihe gahunda. byaba byarakubayeho ko mu nkuru y'urukundo rwanyu habamo gufuha? ushobora kubona ari kumwe icyo gihe naragiye nsanga ari kumwe n'umuntu nyine undenze, ndamubwira nti se kuriya muntu ntamuzi nkabona mwaganiriye cyane mwari murimo muganira ibiki, ngo nyine ngo twaganiraga ibintu bisanzwe ngo nta birenze. ni hoya byarambabaje, ndamubwira nti mbwiza ukuri kuko nabonye ukuntu mwaganiriye mbona si ibintu bisanzwe kandi uriya muntu ntabwo muzi. arambeshya nyine ariko ndababara, abona ko nababaye. ese muri Butare muri abantu benshi iyo umuntu yagira n'ishusho yo mu yindi mijyi ko bimeze? barahari ariko ntabwo bigaragaza, ntabwo babigaragaza. itsinda ryanyu ni bangahe? turi 4. muri 4? ariko ko imibare yo ku rwego rw'isi se ho bigaragaza ko abakobwa baryamana bahuje igitsina ari bo benshi, none nkaba numva muri Huye abagabo ari bo benshi, cyangwa nuko twebwe ku bantu tuziranye turi 4 ariko barahari benshi ntabwo baba bashaka kubigaragaza. ese ukora iki wowe? ndi umufundi. bafundi bagenzi bawe se iyo muri muganira ntibabiguserereza? ntabwo babizi benshi. ubu ntibabimenya? nta kibazo, njyewe nariyakiriye, niyo babimenya nta kibazo mbafite. ubuzima ubayemo burakuryoheye? nta kibazo rwose. ubu urabikora ukanezerwa rwose cyane. ahubwo hari umuntu warimo kumamagara kuri telefoni mbaza gahunda nagiyemo, niziye ko nakubuze meze bitetegwa uze, narambiwe nyine. ubu uri muri mudurage cyane mba nanagiye, nuko nabonye mwatinze nkavuga ni nimba ace iruhande biraba bibi nuko twe kukoza kubangamira amarangamutima yawe hari ubwo okay mugira ibihe byiza ariko mugomba kudushakira ubuvugizi, abantu bakamenya ko duhari. reka tuba aricyo dusorezaho, niba hari ubutumwa wifuza ko bwatambuka bakamera rwose ubutanga. murakoze rwose, turahari, ugomba kudushakira ubuvugizi tukaba nenda no mu matsinda tukiteza imbere. murakoze. ubuvugizi n'ubuvugizi bujyanye n'iki? abantu bakamenya ko duhari, babimenye byabamarira iki? bakagira ikintu badufasha kugira ngo bigende bite? kugira ngo n'iyo miti ikaboneka. ahubwo mukeneye ubuvugizi butuma iyo miti idakama iboneka buri gihe kugira ngo birinde ubuzima bwanyu. yego, mukanadufasha mu mibereho ya buri munsi, bakadukurikirana. ariko burya rero iyo umuntu arimo akora ubuvugizi cyangwa arimo asaba, unerekana mu by'ukuri ahakenewe ubufasha. ubundi umukobwa uryamana na bagenzi be ni igiki cy'umwihariko agira cyatuma akenera ko abantu bamuha umwanya bakagira inkunga bamutera, banayimutera mu kihe cyiciro? nko kuba badushakira nk'ikintu umuntu yakora. ikindi cya kabiri, kurenganwa bikavaho. hari abantu bavuga ngo bari abantu ntibabaho, ngo burasa abantu, ngo ni iki. inzego zikamenya ko duhari. tugomba kubarengera. twajya kwa muganga bakatwakira bakatwibonamo, bakabona ko natwe turi abantu. hari aho mujya bakabafata nabi? ati bari abantu barasa abantu cyane. niba nta kindi, abakurikiye Inama TV nakagaruka n'ubundi tuzakomeza kubaha ibiganiro bivuga ku buzima budasanzwe abantu benshi bakunda kunyuramo, kugira ngo turusheho gusobanukirwa, tunahindure imyumvire, tunahindure uburyo turebamo ibintu. wowe wakurikiye ikiganiro cyacu turagushimiye cyane, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha nabwo uzabikurikire. ikindi uduhe n'ibitekerezo
ushobora no kuba hari n'ikibazo tutabajije wowe wifuza ko twakubariza. Uyu muvandimwe yatwemereye ko igihe cyose twamukenera twazamubaza, ariko hari ikibazo cyane mushaka kumubaza. Mu bintu byose ujya wumva bibaza ku batinganya, ibibaza ku baryamana bahuje ibitsina, ni ikihe kibazo wari uzi ko nshobora kuza kubaza ariko nkaba ntakikubajije? ntacyo, ndumva byose babimbajije. Byose nabikoje. Uko mbizi, uko mbibona ku buzima bwanjye n'abo bagenzi banjye, byose babimbajije. Kuki abagenzi banyu babita abatarasi? Ni abatarasi ni abaki? Abatransgender. Se ni transgender. Nzi kuki bakwita transgender. Wigeze kuba umugabo? Oya. Okay. Ni amakuru mfite atariyo cyangwa se ari makeya. Ubundi nari nzi ko transgender ari umuntu wigeze kuba umugabo cyangwa umugore akaza guhindura igitsina, kuko uyu munsi bisigaye bishoboka, abaganga barabikora. Ubu hari umukobwa nanjye nari nzi yitwa izina ntagiye kuvuga, ariko ejo bundi nahuye nawe rwose afite umugore mwiza, afite ubwanwa bwiza cyane. Ndi umutrasi nkaba n'umwesbe. Murakoze cyane. Ubwo naho gutaha reka twe kukwicira rendezvous, umudusuhurize cyane. Yego, mugire ibihe byiza. murakoze. dukumishano ubuntu buganze Kunama TV.